kandi amakuru ngenda nkurikira hose bavuga ubufasha guverinoma ya Kongo iri gukorana na FDLR, bivuga ku radio muri media kenshi. Navuga ko itariho gute se buri gihe mbyumva kuri radio bavuga ko Kongo ikorana n'uwo mutwe. Ndi General de Brigade Mberavizi David, nageze muri FDLR igitangira gushingwa bamaze gusenya inkambi muri 1995 mu burasirazuba bwa Kongo. Bigeze muri 2014 nibwo numvise naniwe nyisezeramo, ubwo nibera umuhinzi mworozi aho ngaho muri Kongo. Nyuma haje kuvuka CNRD kuko yavukiye mu karere nari ndimo, ubwo byabaye ngombwa ko bansaba kubegera. Numva mu rwego rw'umutekano wanjye ntabegeye nabwo nagira ikibazo cyo kudakorana n'abantu, ubwo nyinjiramo kugeza dutashe. Twatashe muri 2019. CNRD nari umujyanama kubera ko nari nkuze kandi nta kazi k'ingufu mfite. Nari umujyanama mu byerekeye umutekano. Nari nungirije amashuri ya gisirikari, amashuri y'abofisiye, amashuri y'abasuzofisiye n'amashuri twitaga abaturupe. Umusirikare ikintu amenya ni tactique no kurasa. Ibyo bizi byonyine biba bihagije. Ibindi ari za regroma, ari za discipline, za ideologie, ibyo biza nyuma, ariko umusirikare arangwa no kubaza tactique no kumenya. 1995 kugera 1997 nari muri Congo Brazzaville, ntabya gisirikare narimo. Ariko Brazzaville naho ubuzima bwaratugoye kuko titwafatwaga nk'impunzi, nta nubwo twafatwaga nk'abantu bahagije kuko baratunenaga kubera ubukene, batwita amazina atesha agaciro. Biba ngombwa ko umuntu avuga ati n'ubundi nahungiye ntacyo mpamaze, washobora kisubira muri Kongo, wenda hari imbunda yamufasha akagarura ubumuntu. Nuko twagarutse rero muri Kongo igihe cya Muzehe Laurent Désiré Kabila. Imikoranire ya mbere yo yarabaye kuko twaje dutumiwe na Muzehe Laurent Désiré Kabila, turwanira mu gisirikare cya Kongo muri Gatanga, kugeza igihe Muzehe amaze gupfa. Niho Perezida Joseph Kabila yavuze ati iby'imirwano simbishoboye, ngiye kwinjira muri processus y'amahoro. Ubwo nuko twagisohotsemo tuba ahitwa Kamina. Icyo gihe rero turi muri Kongo twanahembwaga ku mafaranga ya Kongo, ariko noneho bagiye mu by'amahoro bashaka no kuducyura ku ngufu, dusa n'abarwanye nabo, tuva Kamina tuza mu burasirazuba bwa Kongo. Ntandi mikoranire twigeze tugirana na leta niba inahari, ubwo yabaye twaravuyeyo, cyangwa se ikaba ari ku rwego rwo hejuru ntazi, ariko sinigeze mbona imbunda ya leta nangwa isasu rya leta, keretse ibyo bari baraduhe tukiri muri Gatanga twazanye. Twageze muri 1998. Nta gukorana kwabo gushobora kuba kwari guhari, ariko nibura nkanjye wari nigishaga nohereza muri unite ziri imbere. Unite ziri imbere rero niba zari ziri hamwe na unite z'abakongomani, hari uko zagombaga gusederana kuko batarwanaga nangwa se ngo bahigane, hari ukuntu ab'imbere bumvikana, ariko ab'inyuma ntabwo twabimenyaga. Ndavuga imbere position, ibirindiro by'imbere, ko ntabwo waje kwigisha abasirikari ngo abari bujya gushyira ku birindiro by'imbere ntacyo bazi. Ubwo nuvuga ngo ibirindiro byari imbere, twagombaga kuba turi inyuma. Ugize ikibazo akatwoherereza, baba abana b'impunzi zacu, baba s'abaturage bumvaga bashaka kukizamo, n'abanyarwanda twitaga bagature babaga bashaka kuza, abo twarabaforomaga tukabohereza imbere rero kuko habaga hari abayobozi b'imbere
ntabwo byari ofisiyeli, byari ku mugaragaro, ariko umuntu ku giti cye yashoboraga gukorana nabo wenda bigaca. kuri formasiyo mu nkiko zinyuranye Kuko nta bundi buryo bwo kubaho bwari buhari. Ntiwagenda ngo ube mekanisiye, ntiwagenda ngo ube goronome, ntiwagenda ngo ukore uvure ahantu runaka. Akazi twari dufite ni igisirikare. Ni ukuvuga ngo ufite agaciro wese ni uwari umusirikare. Abantu waba uri goronome hehe tuba turi mu mashyamba. Akazi kabonekaga cyari igisirikari, ku buryo rero uwagatari umusirikari yumvaga nta cyubahiro afite imbere y'abandi. Barazaga rwose ku bushake. Yego hari nabo bahatiraga bati ko abandi bagiye mu gisirikari weho uzasigara uri imbwa. Akaza cyangwa se nk'umuntu akavuga ati abantu badashaka kuza mu gisirikare ntabwo dusangiye urugamba, bareba ahandi bakorera, bikaba ngombwa ko baza. Ariko akenshi abenshi barizanaga kuko nta kandi kazi kabonekaga, kandi nta kandi kazi kaguheshaga umutekano katari kuba uri umusirikari cyangwa se ufite umwana w'umusirikari cyangwa se uri muri famiye irimo umusirikari. Nawe ushyiremo uri mu ishyamba n'abaturage, nta bundi butegetsi buhari keretse ubw'igisirikare. Kugira ngo wumve ko wicayemo utuje ni uko wagira umusirikare. Bacikaga bageze muri za unite ntabo, kuko nta kazi kari kavunanye nangwa se gateye ubwoba karimo. Nakubwiye ko niyo negiyemo ntabishaka. Naricaye seneri divutse ivukira muri zone nicayemo, bati ngwino udufashe. Sinari kwanga rero ko iyo nanga bari kuvuga bati va aho ngaho noneho ugende. Naje kugira ngo aho nari nkomeze nicare ntuze bitewe n'imirimo nari mpafite. Nari umuhinzi mworozi. Urumva kugira ngo ube mu gihugu cy'abandi hari uko bagomba kuba bakumva. Ntabwo twagomba gushwana n'abakongomani, icyo cyari kimwe. Kandi ntabwo twagombaga kubiba nk'ibintu byo guhinga. Nuko twabizanye kugira ngo tubane neza n'abaducumbikiye. Mwige guhinga ko ni muryo ibyabo bazaturambirwa. Icya kabiri, dufite serivisi dushobora kubakorera bakarushaho kwishima. Ni abantu bavurishaga ibyatsi abenshi. Mu gihe twebwe hari ukuntu twatumaga imiti tukiyaranja ko dushoboye. Byaba ngombwa ko dufungura amarembo n'umukongomani ufite ikibazo, abaganga bacu bakaba bamutabara. Ibi byose bigatuma tugirana umubano mwiza nabo mu gucuruza. Hari aho twasanze batarya imyunyu bitewe n'amashyamba ahari. Tukaba ngombwa ko bareba ikintu kitaba muri ako karere kwanga bari cyo bazana, noneho abakongomani babidukundira. Bityo umutekano, iyo ubanye n'umuntu neza nawe wumva ko ufite umutekano. Ibyo byo byarabaye, FDLR na CND byarahanganye. Hazamo izindi ngufu ko sinari mpari ariko ko nabyumvise. Unuvuga ngo helikopteri zaraje zirasa kuri FDLR isubirayo, CND isigara gutyo. Nari ntayenezamo kuko CND yavutse mu kwa gatanu muri 2016, nje nyigeramo mu kwa 11 muri 2016. Ibyabaye mu hagati rero ni byinshi, hari ibyo nzi n'ibyo ntazi. mu gihe wowe wari urimo ntabwo mwize gushwana. Nasanze barashwanye baramaze no gutandukana, bisa naho hari umupaka wagera hariya akaba ari zone yanyu, wagera akaba ari zone y'abandi. Umva iyo uri mu ishyamba intego se ni ugutaha nyine mu mahoro, cyangwa se muri negosiyasiyo, cyangwa se mu ntambara. Mwumvaga gutaha mu ntambara bishoboka? Ntabwo byashobokaga, ariko noneho ukumva ko ushize resistance byatuma gushyikirana byoroha. Intambara yarabaye, turasumbirizwa, turirometa. Hari ibice bibi kuba ngo ku ngufu, umuntu yaratsindwaga yarebaho ingabo ziri akazisanga ati neza ntacyo usigaranye ukavuga ngo uri mu biki. Cyane ko iyo amashyamba yose yari yakuwe abamayimayi ubona kandi bo nyine zari inyamaswa, yari imipanga n'iki. Kavuga utaho ngo ntemagurwe n'abamayimayi, ahubwo reka nirombete mu ngabo za leta nibura hari cyamfasha kuruta abamayimayi. Wirometa
niromese nyine numva ko iyo wiromese mu ngabo za leta uba ugiye mu maboko ya leta y'izo ngabo, numvaga ari ubwo leta, kandi ubundi usibye leta mbi nta leta yica umuntu wizanye mu mahoro. Ubwo numvaga icyo leta izakurikizaho aricyo nzategereza, leta ya Kongo izakurikiza aricyo nzategereza. mbere hari ibyo mwumvaga byashoboraga ko utahabwa? Nashoboraga gutaha, ariko numvaga nkurikije ubukene nari nifitiye, numvaga ntaza kubera imbwa hano, akajambo imbwa ndikureho. Hano nta kintu nari mbafite, kandi ngo narahingaga nkeza nkumva ndiho neza, kavuga nti aho kugira ngo njye mu Rwanda nta kintu mpasanze, nakwigumira nk'abandi baturage ba Rwandofone uko bari bameze, numvaga ariko ngomba kubaho. ubwo we ibyo by'amakuru yandi uvuga ngo umuntu ageze mu Rwanda aricwa ntabyo wari ufite? Nari nyafite ko ntawicwa, kuko telefone zari zaraje, navuganaga na za famiye, navuganaga n'abatashe, mvugana na za famiye, hariho nkavuga nti ese ko nta nzu mpagira, simpagira umurima, yego ndagenda ntacyo ndi bube, ariko se imibereho y'izaba iyihe? Kandi hano ndahinga ngasarura nkabona icyo nkeneye cyose, wakwigumira nk'uko hari abanyarwanda bose bariyo bavuga ikinyarwanda bameze, nanjye nkabako. kuva 2019 uri mu Rwanda, ubuzima bumeze bute? Ubuzima muri rusange ni bwiza. Twageze hano tuhamara imyaka 2 n'amezi 6, icyo ntacyo nakivugaho kuko sinageze hanze, ariko ngereye hanze ubuzima ni ubusanzwe, ni nk'undi munyarwanda wese. Icyo ukoze uragihemberwa, icyo udakoze ntugihemberwa. Yararangiye rwose. Manda yo mu ishyamba yararangiye. Igihe cy'ubunyeshyamba ntabwo hari igihe cyabaye, urebye nko muri za 73 na kange cyabamo butu cyababyarima na cyabamenya, igihe cyageze cy'amakudeta, icyo kivaho, haza demokarasi, ubiriho. Haza igihe cy'inyeshyamba nacyo kivaho. Nuvuga ngo bagombye kugendana n'igihe. Niba ubu ngubu nta gihugu mu Buganda nta nyeshyamba zivugwa ngo zifite ingufu, mu Burundi zarahabaye ntazi kivugwa ngo zifite ingufu, mu Rwanda nuko. Igihe cy'ubunyeshyamba cyararangiye, bagombye guhindura. Iyo ukiniga isoro umuvuna ukakunanira ufata undi. Kandi amakuru ngenda nkurikira hose bavuga ubufasha guverinoma ya Kongo iri gukorana na FDLR, bivuga ku radio muri media kenshi. Navuga ko itariho gute se, buri gihe mbyumva kuri radio bavuga ko Kongo ikorana n'uwo mutwe, ndemeza ko ihari. Ariko se isi yabaye ntoya n'amatelefone, niba SNLD yaravutse ntabwo wava muri FDLR ngo uri umuntu n'umwe mushobora kuvuganamo. Hari abo twavuganaga ku matelefone bavuga bati wagiye ute, twe turahaye, se wagaruka gute, kuhabira hari telefone zatumye isiba ntoya. Gutangira biragora, ariko iyo utangiye uba washoboye. Nzatangirira iwanjye, manze menyeza abantu ko mfite uyu mwuga runaka, ejo nimbona ndi nshoboye kugera ahandi hasumba aho ngaho nzahagera. Kandi nk'uko nakubwiye ndatangira njyenyine, ariko intego mfite ni uko mu mezi 3 nzaba ntakiri njyenyine. Dufite abo twiganye hano kudoda, dushobora guhora tuti mureke dukora akantu kacu, tuziranye, niba turi abahanga kimwe, twariganye, niba turi abaswa se turaswa kimwe, ariko mureke twuzuzanye, cyane ko twabanye twiganye, tugira icyo tugeraho cyatuma turushaho gutera intambwe. Mbere nakoraga muri secretariat icyo bitagaho komandoma, nshinzwe administration. Nakubwiye ko nabanje kuba mu ngabo za leta ya Kongo, tubahitwe Kamina. Naje rero iriho tuza Kabila president amaze kutwirukana tuvuye Kamina tuje mu burasirazuba bwa Kongo, twasanze ari structure ihari, tuyinjiramo aba ari cyo banshinga.